Nk'uko mwese mubizi, gukosa ntabwo ari ikintu kidasanzwe muri kamere y'umuntu cyangwa se mu mibereho y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Buri munsi turakosa, dukora amakosa atandukanye, ariko hari nk'udukosa duto duto dukora nyamara ntitunamenye neza ko turimo kuyakora, nyamara akaba yatugiraho ingaruka zikomeye cyane tutarabitekerezaga, cyane ko tuba twarayakoraga tutanatekereza ko turimo gukora amakosa, ariko yakazahindukira akatubyarira ingaruka zikomeye cyane, bitewe n'uko tutigeze twita kuri ibyo bintu twakoragamo amakosa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku makosa ane abantu benshi dukunda gukora ndetse buri munsi ndetse na buri kanya, ariko nyamara ntitubashe kwibuka ko turimo gukora ayo makosa, n'iyo tubyibutse hashira akanya gato tukongera tukayasubiramo. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibyo bintu bishobora kuba byatugiraho ingaruka kandi tubikora buri kanya cyangwa se buri munsi, ariko ntitubiheze agaciro ni mu gihe twabimenya ngo tube twabikosora. Iki kiganiro ni icya Wideland TV, mwagitegura kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahe ikaze. Nk'uko twatangiye tubivuga, hari amakosa amwe n'amwe dukora ntitwimenye neza ko ari amakosa turimo gukora, ariko byaba byiza mu gihe wayamenye ufashe umwanya cyangwa se ugafashe umwanzuro wo kuba wayakosora. Ikosa rya mbere abantu benshi bakora kandi bakayarikora inshuro nyinshi cyane, ndetse banarikosora ntibibuke kuba barikosora bamenye ko ari ikosa, ni ukuvugira kuri telefone urimo no gukora akandi kazi. Mu by'ukuri abantu benshi cyane tujya dukunda gukora iki kintu, ukaba urimo kuvugira kuri telefone kandi urimo no gukora akazi, nyamara ntabwo tuzi ko tuba turimo turangiza ubwonko bwacu, bitewe n'uko wenda ni urugero, niba ari akazi runaka kagusaba wenda imbaraga, ubwonko bwawe bwakagombye kuba bugira uruhare muri ako kazi urimo gukora, ugasanga urimo kubukoresha no mu bintu urimo kuvugira kuri telefone, ugasanga uri concentré kuri telefone, ariko nyamara akazi urimo gukora ukaba wagakora nabi, bitewe n'uko wakagombye kuba uri concentré kuri ako kazi, ariko ubwonko bwawe nyine bukaba concentré wenda ku bintu urimo kuganira n'uwo muntu kuri telefone, bikaba byagukoresha amakosa yakomeye cyane muri ya mirimo yawe nyine urimo gukora yindi. Ubwo rero iki ni ikintu kimwe cyane dukunda gukora, ndetse n'iyo wibutse ko ari ikosa urimo gukora uri kuvugira kuri telefone ufite n'akandi kazi urimo gukora, ntabwo washira umwanya utongeye kongera wenda cyangwa se nyuma y'amasaha runaka ufite ikindi kintu urimo gukora, ukaba wanakongera ikosa ukarisubiramo. Tujya tubona kenshi cyane nk'iri kosa abapolisi bakunda kurihanira cyane abantu batwara ibinyabiziga, kuba batwara ikinyabiziga no kuvugira kuri telefone. Nta yindi mpamvu ituma babihanira, ni uko baba bashaka yuko umuntu mu gihe atwaye agomba kuba concentré nyine ku kazi arimo gukora ko gutwara, kugira ngo ataza kuba ubwonko bwe bwahugira ku bintu ari kuganira n'undi muntu kuri telefone, cyane ko akenshi niyo ubwo uri kuvugira kuri telefone ubwonko bushobora gutangira kwimagina wenda ibintu runaka bijyanye n'ibyo muri kuganira, noneho bugasa naho butakaje ibyo bwari burimo bukontorora nyine mu kazi urimo gukora, ugasanga rero ukoze nk'impanuka cyangwa se ukoze andi makosa mu kandi kazi runaka urimo gukora, nyamara ayo makosa utagomba kuba wayakora mu gihe utari kuvugira kuri telefone urimo kugakora. Ubwo rero muri make ikizima ni uko ni mu gihe ugiye kuvugira kuri telefone wajya ubanza ugahagarika imirimo urimo gukora, ubundi ukabanza ukavugira kuri telefone, cyangwa se telefone ukareka kuyitaba, noneho ukabanza ugakora akazi wakoraga, noneho telefone ukaza kuyitaba nyuma. Iki cyari ikintu cya mbere duhora dukora buri munsi ndetse buri kanya mu makosa tujya dukora turi mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukayasubiramo inshuro nyinshi cyane. Ubwo rero iki kintu nizere ko ubwo ukimenye bigushobokeye wagerageza kugikosora cyangwa se kukirinda. Tugiye ku kindi kintu cya kabiri. Ikosa rya kabiri abantu benshi dukunda gukora, ni ukuba urimo gukora ibintu ugahita ubifatanya n'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo wari urimo gukora, kandi utabanje no kuba wabipanga cyangwa se ngo ubishyire muri gahunda zawe, cyangwa se ubanze ubiteguze ubwonko bube bubyiteguye. Urugero, wenda se nimba wari utetse ukaza mu gihe utetse kandi ntabwo bapanze kugira ikindi kintu ukora, ugahita ujya no wenda gufura imyenda cyangwa se kumesa imyenda. Ibyo ni ibintu bibiri bidafite ahantu na hato bihuriye pe. Ubwonko nabwo bwari buri concentré wenda ku bintu bijyanye no guteka, urangiza ugahita ujya kubifatanya no guhita ufata amazi ugashyiramo imyenda ugatangira kumesa,
byanze bikunze ushobora gusanga wenda nk'ibyo ari kumesa bishobora kutangirika, ariko nk'ibyo urimo guteka ushobora kwibagirwa ugasanga urabishirije cyangwa se ubitetse mu buryo butari bukwiriye, butajyanye n'ukuntu wari wabiteganyije kuba wabiteka. Mu by'ukuri rero nanone gufatanya imirimo ibiri idafitanye isano cyangwa se idafite ahantu ihuriye ni bibi cyane, bijagaraza ubwonko, bizana umujagararo mu bwonko, ku buryo nyine usanga akenshi na kenshi bunaniza n'ubwonko bwawe, ukaba rimwe na rimwe wajya wafata ibyemezo bitari bikwiye cyangwa se ukaba wananirwa gukontorora situwasiyo y'ibintu byavuye muri ibyo bintu wagiye uhuzahuza bidafitanye isano. Mu by'ukuri nimba ari nk'ibintu bibiri ushaka kuba wakora ubifatanyije, banza umenye neza niba ibyo bintu bifite ahantu bihuriye. Niba bifite ahantu bihuriye birashoboka, ariko niba nta hantu bihuriye, mu by'ukuri uba ukwiye kwirinda kubifatanya, ukabanza ugakora kimwe kikarangira ukabona ugakora n'ikindi. Iyo nayo ni inama nakugira, kubera yuko gufatanya ibintu bibiri bidafite ahantu bihuriye mu mitekerereze yawe bifite ikintu kinini byangiriza mu bwonko, mu kuba bwabasha kubitegura cyangwa se mu kuba bwabikora mu gihe kimwe kandi byose bikaba byagenda neza. Bitwara imbaraga nyinshi ubwonko, ku buryo bishobora kuba byakuviramo nyine kuba wagira umunaniro cyangwa se umujagararo wo mu bwonko, ntabwo ari cyiza. Icyo cyari ikintu cya kabiri abantu benshi dukunda gukora kandi buri munsi kitari cyiza. Tugiye ku kintu cya gatatu. Ikosa rya gatatu abantu benshi dukunda gukora kandi buri munsi cya buri kanya, ariko ntitumenye ko ari amakosa twakoze, ni ukumva cyangwa se kureba cyangwa se gusoma inkuru y'ibintu runaka ntuyirangize. Ibyo bintu nabyo ni bibi cyane. Nimba uri kumva nk'inkuru runaka uyiyemeje kuyitangira, ubwonko bwamaze kuba konsantere ko iyo nkuru wenda watangiye kuyumva, ubwonko niba bwarimo buyumva bwiteguye kumenya ahantu iyo nkuru iri burangirire, wirangazwa n'ikindi kintu runaka ngo ubonye nanone uhite uyihagarika utayirangije, bitewe n'uko biraza gutuma nyuma y'igihe runaka ubwonko buza kwibuka cya kintu bwari bwamaze kwisetingamo ko bugiye kumenya, noneho buze kwibaza uko cyarangiye kandi budafite igisubizo cy'ukuntu byarangiye cyangwa se buri bumenye ukuntu byagenze. Muri make rero niba utangiye ikintu, niba ari nko gusoma inkuru cyangwa se kuyumva cyangwa se kuyireba, niba wayitangiranye amatsiko kumenya ngo irangira gute, tegereza nyine uyirebe irange cyangwa se uyumve cyangwa uyisome nyine irangire, noneho ubwonko buze kuba bwasobanukiwe ibyo bintu uko byatangiye n'uko byarangiye. Naho bijyamo ibintu ugasanga ubikora ibice ntabwo ari byiza, bijagaraza ubwonko, bukaba bwatuma nyine ibintu rimwe na rimwe uzajya ureba ibintu ariko nyine noneho nyuma ubwonko bukibaza uko byarangiye ntibibonere ibisubizo, bikaba byajya bigutera nyine kujya uhora nyine, mbese bigutera stress yo guhora ubwonko bwawe bugaruye ibintu warebye ariko ukibaza uko byarangiye ntubimenye, cyangwa se wasomye ariko ntusobanukirwe uko byaje kurangira. Ntabwo ari byiza. Niba uri kureba nka filime, ni urugero, ibintu bikunda nko kuba abantu bareba filime, niba uri nko kureba filime wayitangiye, icyiza ni uko ugomba kuzamenya ukuntu yarangiye kugira ngo bitaza kujagaraza ubwonko, naho ubundi kujya ureba ibintu cyangwa se gusoma ibintu ibice kandi ubwonko bwari bwabitangiye bwisetinzemo kumenya ukuntu ibyo bintu byaje kurangira cyangwa se biri burangire, nacyo ntabwo ari byiza. Icyo nacyo cyari ikintu cya gatatu kitari cyiza kandi abantu benshi dukunda gukora, ndetse buri kanya cya buri munsi, ariko ntitumenye neza ko ari amakosa tuba turimo gukora. Tugiye ku kintu cya kane, ari nacyo cya nyuma. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma dukunda gukora kandi ari nk'ikosa, ariko twe ntitumenye ko ari ikosa turimo gukora, ni ukwanga gukora ikintu cyangwa se kukivuga kandi umutima wawe urimo kuguhatiriza kugikora cyangwa se kukivuga. Mu by'ukuri ibi bintu ni bibi cyane. Nimba hari ijambo cyangwa se ikindi kintu wumva ukeneye kuba wabwira umuntu cyangwa se wabwira abantu cyangwa se wavuga cyangwa wakora, niba ari ikintu gikorwa runaka, umutima wawe ukomeza kuguhatiriza gukora icyo kintu ntugikore, byanze bikunze bigera nyuma uko urwana n'umutima wawe ko wakora icyo kintu ariko ukanga kugikora, nyuma nyine utangira kwicuza ukavuga ati si iki kintu kuki ntagikoze, bigahora bikugaruka mu bwonko cyangwa mu ntekerezo uko icyo kintu byari kugenda biza kuba wabivuze, ibyo byari gukemura cyangwa se icyo byari gufasha, kuba utabikoze rero
ni bibi cyane. Mu by'ukuri igihe utekereje ikintu wumva ukeneye kuba wakivuga, ukumva umutima wakomeza kugusunikira kuba wakivuga, ibyiza ni uko wakivuga, kuko akenshi n'umutima buriya wacu utugira inama nziza, gusa akenshi ni uko twe turenga ku byo umutima wacu ushaka kuba watugiraho inama, tugashaka kwikorera ibindi, ariko akenshi umutimanama niwo mujyanama wa mbere na mbere, kandi utajya ujya inama mbi. Iteka iby'umutimanama urimo kukuyoboramo biba ari ibintu biri mu buryo bukwiriye. Ubwo rero akenshi iyo wanze kubikora rero uhora nanone wicuza impamvu utabikoze, bikaba byanagutera nyine ikibazo cyo mu mutwe, mu munaniro, ibiki cyangwa stress zo guhora nyine intekerezo zigaruka ku bintu wakabaye wakoze cyangwa se wavuze ariko wanze gukora cyangwa se wirengagije kuba wakora. Ibi bintu rero uko ari bine uko mbigarutseho, tugerageje kuba twabikosora byaba ari byiza, kuko ni amakosa duhora dukora buri munsi ndetse buri kanya, ariko ugasanga niyo tuyakoze tukanamenya ko twayakoze, kuyakosora ngo tubimenye neza ko tugomba kuyakosora mu buryo bwa burundu bitunanira, ahubwo n'ejo bundi tukayasubiramo. Ubwo rero igitekerezo cyangwa se inama yanjye ni uko aya makosa twajya tugerageza kugenda tuyakosora, cyane ko hari n'ibintu biba binashoboka cyane bitanagoye cyane, ahubwo ni uko tubyirengagiza, ariko tubishyizemo muri kamere yacu cyangwa se tukabyiyumvisha ko dukwiriye kubireka, twabireka. Aya niyo magambo nari nabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi. Bashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Nimba utari wakora subscribe kuri iyi channel, wayikora ukajya ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi by'ubujyanama mu bintu bitandukanye. Ngushimiye umwanya wafashe ugakora iki kiganiro, tuzasubira mu kindi kiganiro. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibarinde, ibarebe neza kandi ikomeze bishimire, buri kimwe cyose mukora kijye kibahira. Tuzasubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.